Aha ni ku itariki ya 7/12/2024. Aha ni ku Mahoro Stadium, aho ikipe ya APR FC yari igiye gucikirana n'ikipe ya Rayon Sports. Se byari byifashe bite? Ku kibuga byari bimeze bite? Turashe tubakwereke mu kanya. Icyo usabwa ni subscribe, share, comment ndetse na like. Twereke ko turi kumwe 5 kwa 5 uko byari byifashe. Siporo ubwo match yajyaga gutangira uko byari byifashe kuri APR. Mahoro n'abafana bari babukere. Uwo ni umufana umwe wari umaze kugera ku kibuga. Ubonaga amakipe yose yari yakurikiye yashizemo. Ubwo igice cya mbere cyarangiraga, abafana bombi bagiye kumwazanya binyuze mu guterana penaliti. Dore uko byagenze. Uwo ni uwa APR wari umaze gutsinda igitego, noneho Rujugiro amwaza Rwabutabura. Icyo cyari igitego cya mbere. Iyo ni penalite ya kabiri yari amaze kumutsinda, amamwaza ku nshuro ya kabiri. Inshuro ya gatatu yo byaje kugenda gute? Dore uko byagenze nanone. Rwabutabura we agitera bahise bayifata direct nta gutinza. Rwabutabura we yakomeje kuririra mu myotsi bitewe n'uko akazi kari kamunaniye, cyangwa se kurangiza aferi byari bimunaniye. Miliyoni itsindirwa n'umufana bari bagenewe zose yafashemo imwe, nuko bahemba Rujugiro miliyoni. Nuko Rujugiro yatsindiye amafaranga. Amakipe yo yaje kurangira ari ubusa ku busa. Icyo usabwa ni subscribe kugira ngo udushyigikire, like, comment ndetse na share.